Bakunzi ba Rwanda Gospel TV nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shima Imana yuko twongeye kubona uyu mwanya mwiza wo gusangira ijambo ryayo. Munyemerero wowe uneza amatwi, nzi neza yuko kuri iyi televiziyo tuhahurira n'abakozi b'Imana batandukanye, ariko uyu munsi uraza kuhabwa umugisha udasanzwe mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana nkuko Paulo avuze ngo byo dushozwa na Kristo duhimbaraga. Mwami Yesu, mwami mwiza, ngushimiye uyu mwanya mwiza. Nyemerera kugira ngo mvugane na buri umwe wese nyiringabo Imana wantumyeho uyu munsi kugira ngo yakire kubaho kwawe. Mu izina rya Yesu Nazareti, ndananiza buri imbaraga zose z'umwanzi Satani, ndananiza buri mizimu, buri mudayimoni, buri myuka mibi yariyo yose ikorera mu kirere, ikorera mu nyanja, ikorera mu batizera, aho waba ukorera hose umwuka mubi warose ngukubise hasi mu izina rya Yesu. Mwami wanjye nakiriye umwuka wera, nyemerera kugira ngo uyu mwanya unshoboze, kugira ngo buri wese mwami w'abami ugiye kuba ankurikirana muri aka kanya ahabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Rero inshuti zanjye, nkuko nari nangiye mbasuhuza, ni Pastor John Karimbanyi. Nongeye kugaruka kugira ngo tuganire ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Amaze iminsi mvuga ku mugambi w'Imana ifite ku buzima bwawe. Birashoboka yuko uyu munsi wa none, bitewe n'imibereho ubayemo, bitewe n'ubuzima ubayemo, utekereza yuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe waba ari uko nguko umeze. Ariko nagiye ngubwire ngo haracyara andi mahirwe yo kugira ngo wongere wigire imbere kandi ubone kugira neza kw'Imana. Iyo umuntu yitekerejeho atekereza ejo hashize he, birashoboka ko nawe hashobora kuba hariza cyangwa hatari heza. Nanone tugatekereza uyu munsi nanone bishoboka ko byabitakumereye neza. Ariko icy'ingenzi nayo ngubwire ngo icy'ingenzi n'ejo yo hazaza. Ejo hazaza hazwi n'Uwiteka umwami Imana, kandi nawe ugomba kubigiramo uruhare kugira ngo Imana isohoze umugambi wayo ku buzima bwawe. Bibiliya irambwira neza mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice byaho ngire ngo igice cya mbere ku murongo wa 4, Uwiteka umwami Imana ahamagara Yeremiya ashaka kumutuma ngo nk'umuhanuzi uzahanurira amahanga. Yeremiya atangira kuzana inzitwazo zikomeye cyane, avuga ati ngewe ndi umwana, ntabwo nzi kuvuga, ntacyo nashobora, tuma abandi. Iyo turebye abantu bose Imana yagiye ihamagara usanga bafite inzitwazo, ariko nagiye ngubwire inshuti yanjye, Imana irimo iraguhamagara kugira ngo ikugeze aho ugomba kugera. Umugambi wayo ku buzima bwawe ni mwiza gusa. Ibwira Aburahamu iramubwira ngo va muri Uri y'Abakaludaya, kuko ngiye kukwereka igihugu cyiza uzabamo ugahabwa umugisha. Ariko wibuke yuko muri icyo gihe Imana yahamagaraga Aburahamu yari amaze imyaka yose igera kuri 70, nta mwana yagiraga kandi afite isezerano. Nagiye ngubwire inshuti yanjye, birashoboka yuko afite isezerano ryiva ku Uwiteka umwami Imana, ariko uyu munsi ukaba nta n'agacu ubona, uyu munsi ukaba nta n'igitekerezo urimo kubona kigaragaza ko Imana iri kumwe nawe. Nagiye ngo usubize mu imbaraga uyu munsi, kuko Imana ikuntumye kugira ngo wongere wibuke, uhindukira uhagaze, ariko wibuke ko imbere hawe hashobora kuba heza kuruta ahandi. Muri Yesaya 47 umurongo wawo wa mbere, Bibiliya tubwira ngo umukobwa w'umukaludaya kazi, va kuri iyo ntebe, kuko iyo ntebe yari isezerano ry'abana b'Uwiteka umwami Imana. Kuko umwana wa Isirayeli hari icyo Imana baramuvuzeho, umwana wamenye Kristo hari icyo Imana baramuvuzeho, ariko umwanzi Satani agahagarara mu mwanya we akamutwara ibyo byose. Uwari umutwara agahinduka umugaragu w'abandi. Birashoboka yuko nawe ndimo mvugana nawe uyu munsi ubuzima bwari ko bumeze, uvuga ngo wenda kwa data cyangwa iwanyu mwari mutunze, cyangwa rubayeho neza, cyangwa warize, cyangwa se wigeze kuba ubuzima bunejeje, uyu munsi uri mu marira no mu gahinda. Ndagiye ngubwire inshuti yanjye, dufite Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twibyo dusaba. Dufite Imana ishobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ndashaka kugusubiza mu imbaraga, ngubwire ngo inshuti yanjye, hari ibintu nka bitatu nshaka kukubwira ushobora gukora imbere y'Uwiteka umwami Imana, Imana ikahindura amateka y'ubuzima bwawe. Uyu munsi nunyemerera, ndagiye nkwibutse yuko buri mu mpera z'ukwezi Imana ishimwe ko uyu munsi ntanzira iri jambo kuri uyu munsi. Buri mpera y'ukwezi tuba dufite amasengesho guhera ku munsi wa 5, tuba dufite amasengesho yo gusenga, dusengana nawe wowe urimo kunyumva, wowe ushaka kugira ngo Imana igire icyo ikora ku buzima bwawe. Imana ite guhindura amateka yawe. Ariko ngiye kubwira ibintu bitatu Uwiteka umwami Imana agiye gukorera ku buzima bwawe kugira ngo Imana ihindure amateka y'ubuzima bwawe. Turajya mu gitabo cy'Itangiriro
igitabo cy'Itangiriro ibice byaho 26 ndahera ku murongo waho wa 24. Ibyo bintu bitatu byumve neza. Nzi neza yuko bigiye nuwizera ijambo ry'Imana, Imana igiye guhindura ubuzima bwawe ndetse igiye guhindura amateka yawe. Reka dusome Itangiriro ibice bitatu. Reka nsabe umusomyi adusomere ibice 26 umurongo wa 20 hera 22. Itangiriro ibice 26 umurongo wa 22 avuga ngo yego avayo afukura irindi riba, ryo ntibaritonganira. Iryo riba ntago ryigeze rizaho intonganya. Uwo n'umuhungu wa Aburahamu bita Isaka. Aryita Rehoboti. Iryo riba aryita Rehoboti. Aravuga ati noneho Uwiteka adushyize ahagutse. Buhagaze gatoya aho ngaho. Iryo riba yise Rehoboti, akaba ngo Uwiteka adushyize ahagutse. Cyari igihe cyo kuva mu ntambara yararimo, mu ntonganya nyinshi zari zikomeye, ariko muri ako kanya yizera yuko Uwiteka mushyize ahagutse. Ndavugana nawe, Uwiteka agira ngo agigushyira ahagutse. Amateka ashobora guhinduka, ariko ari uko Imana imaze kugushyira aho hagutse. Komeza. Natwe tuzororokera muri iki gihugu. Ubwo dushize ahagutse nta kindi tugiye kororoka. Avayo arazamuka ajya i Berisheba. Uwiteka amubonekera iryo joro. Uwiteka aramubonekera. Ndavugana nawe ngo iri joro Uwiteka kubonekere. Aramubwira ati ndi Imana ya so Aburahamu. Ntutinye kuko uri kumwe nanjye. Kuko uri kumwe n'Uwiteka umwami Imana. Haleluya. Imana yacu yimera icyubahiro. Iramwa ngo ntutinye kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Kandi nzaguha umugisha. Atangira kumubwira kuko yahuye n'Imana ngo nzaguha umugisha. Ngwize urubyaro rwawe. Kandi ngwize urubyaro rwawe. Ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu. Haleluya. Uwiteka umwami Imana abwira Isaka ati noneho nshuti yanjye, kubera umugaragu wanjye Aburahamu, noneho ngiye kuguha umugisha. Ngiye kugwiza urubyaro rwawe. Abantu benshi bafite amasezerano yo guhabwa umugisha no kwakira no kugwirizwa urubyaro. Bishobora kuba urimo kunyumvira ngo yewe nta n'umwana mfite, ariko njye nkubwire ngo Imana nje kukubwira, Imana itanga urubyaro kubayiringiye. Ngo abayiringiye ntabwo igi bakoze isoni. Wa mumama we birashoboka yuko wasa nkaho ukozwe n'isoni, ariko ngufitiye inkuru nziza uyu munsi wa none. Uwiteka umwami Imana arakubwira ngo ngiriye, ntabwo ari wowe wagirira. Nk'uko yabwiye Isaka ngo ngiriye Aburahamu, nawe Uwiteka umwami Imana aje kubikora agiriye, kubera ko cyagihe wigeze kumenya Imana, cyagiye wabaga imbere y'Imana. Ntabwo Imana yitaye ku makosa yawe n'ibyo umaze iminsi unyuramo, ariko Imana yitaye ejo hawe hashize hari heza handi wahimbazaga Imana, uramya Imana. Iryo joro ndaza kurivuga mbabwira ko ibyo bintu bitatu. Haleluya. Komeza tugende. Ati ngiriye cyangwa se 24 havuze ngo Uwiteka mubonekera iryo joro. Aramubwira ati ndi Imana ya so Aburahamu, ntutinye kuko uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha. Ngwize urubyaro rwawe. Ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu. 25 yubakayo igicaniro. Haleluya. Akimara kumva ayo magambo nta kindi yakoze, yaravuze ngo Uwiteka kuko ari kumwe nanjye, Uwiteka kuko ahagaranye nanjye ntacyo nakora. Icyambere aravuga ngo reka nubakire Uwiteka umwami wanjye igicaniro. Haleluya. Amen. Yubaka igicaniro. Ndayo nkubwire ngo kubaka igicaniro nicyo kintu cya mbere, niyo ntego ya mbere isoza umugambi Uwiteka umwami Imana ku buzima bwawe. Muri iki gihe ndavugana n'abantu bavuye ku gicaniro. Ku gicaniro niyo handi twicara tukavuga Imana, tugakorera Imana. Hari ibicaniro by'amasengesho, hari ibicaniro by'abaririmbyi, hari ibicaniro byo kuramya no guhimbaza Imana. Ariko yo nkubwire ngo icyo gicaniro kugira ngo cyake, icyo
igicaniro kugira ngo gikore umurimo n'umugambi w'Imana ifite ku buzima bwawe. Ubenga igicaniro cya mbere kiba muri wowe bwiza, icyo gicaniro cyiwawe kiba kirimo cyaka. Haleluya. Aravuga ngo Uwiteka ukeneye igicaniro muri jewe. Haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe nshuti yanjye, birashoboka ko igicaniro cyawe cyaba cyarazimye, ariko igicaniro cyawe iyo cyaka, igicaniro kikayivuge mu buryo nka bubiri cyangwa butatu. Igicaniro cya mbere kiba kiri muri wowe, aho niho hahandi ufite inyota yo gushaka Imana no gukorera Imana, ufite inyota yo gusenga, ugira amasaha yo gusenga, ugira umwanya wo kujya imbere y'Imana, wumva ibihimbano by'umwuka biri muri wowe. Igicaniro cyo muri wowe kiba kirimo cyaka. Niba wari umaze gukaba wumva utagifite umwanya n'Imana, ongera watse igicaniro muri wowe. Imana yiteguye ku igicaniro cyawe kugushyigikira no kugufasha kugira igicaniro cyawe cyake. Haleluya. Igicaniro cya mbere nicyo muri wowe, icya kabiri nicyo mu rugo rwawe. Ndavugana nawe uvuga uri wumva iri jambo, ariko igicaniro cyawe gishobora kuba cyaka ariko mu rugo nta kigihari. Niyo ugeze ugira umwanya wo gusenga n'umuryango wawe. Igicaniro cya kabiri ni igicaniro cyo mu rugo, igicaniro cyo mu muryango. Igicaniro cya gatatu igicaniro cyaho dutuye cyangwa aho turi. Igicaniro cya kane ni igicaniro cy'igihugu cyawe ndetse kigakongeza igicaniro cy'isi yose. Haleluya. Rero igicaniro kirakenewe kwaka. Igicaniro ni kimwe mu bizana umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu, ni kimwe mu byongera kutugarura mu gukora kw'Imana muri twebwe, kugira ngo umugambi w'Imana ushobore gusohozwa mu izina rya Yesu. Rero Isaka ahita aravuga ahantu ndabona hari Imana, aravuga reka nubaka igicaniro. Uwo ni umurongo wa 25 ngo yubaka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka, abamba ihema rye. Haleluya. Icya kabiri, iyo umaze kubaka igicaniro ukenera kubamba ihema ryawe, ukenera kubamba ihema ryawe. Ihema ni ubuturo bw'Uwiteka Umwami Imana. Bivuga ngo aho hantu yaravuga ngo aha hantu mbonye Imana, noneho iyi Mana reka nyubakira ahantu mbane nayo hano hantu. Nayo nkubwire ngo iyo tuva, umuntu ashobora kuva sinza aho utuye, ariko ushobora kuba utuye ukava i Nyarugenge ukajya Kicukiro, ukava Kanombe ukajya Kabuga, ukava Kabuga ukajya Nyarugenge, ugiye mu nzu y'Imana. Nayo nkubwire ngo aho ngaho yuba ihema ry'Imana ni ngo twahajya n'urusengero uyu munsi. Ni byiza kugira ngo ufite urusengero rwawe, urusengero ubarizwamo, urusengero rwawe ukoreramo umurimo w'Imana. Aravuga ngo ahantu reka mabambi ihema. Icya gatatu arangira hafukura iki? Iriba. Niko Bibiliya imbwira, ndi ku murongo wa 25. Yubaka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka, abamba ihema rye, kandi abagaragu ba Isaka bahafukura iriba. Icya gatatu ni ugufukura iriba. Ibyo bintu uko ari bitatu, nagiye mubwire inshuti yanjye, iyo wamaze kubaka igicaniro ukabamba ihema ry'Uwiteka ugafukura iriba, aho ngaho niho Bibiliya imbwira neza mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice byaho bitatu umurongo wa 14 ngo ivomerere. Sinzi kuntu hasomera aho ngaho ibice byaho bitatu umurongo wa 14, umuhanuzi Nahumu ibice bitatu umurongo wa 14. Haleluya. Aranditswe ngo ivomerera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Komeza ibihome byawe, komeza igihome cyawe, jya mu ibumba ukate urwondo shakatabehe, ukomeze itanura ry'amatafari, ubake. Haleluya. Bivuga ngo iyo wamaze kubakira Imana igicaniro ukabamba ihema, none wanjye ukifukurira iriba. Nuwangu yo ni imirimo dukora, yo ni imirimo dukorera Imana. Imana igihe cyose yibuka isezerano ryayo ikagaruka gukora umurimo ukomeye mu buzima bwawe. Nshuti yanjye urimo kunyumva, birashoboka ko nta gicaniro cyari cyarazimye, ariko umunsi mfite inkuru nziza. Uyu munsi wa none igicaniro cyawe cyakongera kikaka. Mukanya turasengana kugira ngo
ngo igicaniro cyawe cyongere cyake. Icya kabiri nayo mubwire ngo ubaka ihema ry'Uwiteka umwami Imana, ubaka inzu y'Uwiteka umwami Imana, ba mu nzu y'Uwiteka umwami Imana. Imana yiteguye gukora imirimo n'ibitangaza. Icya gatatu, wifukurira iriba mu gihe cyo kugotwa, igihe bikomeye, igihe nk'iki cyaza coronavirus kwiri isi yose. Umuntu utarivomereye amazi benshi n'agakiza bakavamo, ariko wivomereye amazi iyo wagize igihe cyawe n'Imana, Imana yo mwijuru iragushyigikira, Imana yo mwijuru ihagararana nawe. Bibiliya irambwira neza, nshuti yanjye reka nkubwire, birashoboka ko ngo ngewe navukiye ahantu habi, navutse mu muryango ukennye, navutse nta byiringiro. Iyo ugiye mu Bacamanza ibice byaho 11 tuhabona umugaragu w'Imana, tuhabona Yefuta. Yefuta yari umwana wa maraya, nta byiringiro yari afite, ndetse ngo na bene se baramwanga, ariko ngo aragenda yubaka igicaniro cy'Uwiteka umwami Imana, aragenda bamba ihema, aragenda yivukura ibarye. Mu gihe cy'Uwiteka kigeze, Yefuta bene se bongera kumugarukira, bongera kumushakisha, bongera kuvuga bati nta wundi waturwanirira, nta wundi waturokora, nubwo yari umwana wa maraya. Bibiliya iratubwira neza ngo maze narababwira ngo ningaruka ninjye nzaba umutware wanyu. Avuga ngo n'ubundi dore Abamediyani batumereye nabi, ngwino arangiza araza arwana urugamba ararutsinda. Yefuta arangije yongera kugaruka muri gakondo ye, kandi afite kugira neza k'Uwiteka umwami Imana, kuko yari afite ibintu bitatu. Yari yubatse igicaniro cy'Uwiteka, arangije ngo abamba ihema, arangije icya gatatu yifukurira iriba, arangije Uwiteka umwami Imana yongera kumugabiza kugaruka mu muryango wabo. Yosefu arangije nta byiringiro yari afite, igihe yajugunywaga mu cyobo bakuru be bamwanze. Bibiliya irambwira neza, ndetse arongera baza kumugurisha, aragenda ajya kwa Potifari, muka Potifari amugerekaho ubusambanyi, aravuga ngo sinahemukira Imana yanjye. Reka nkubwire nshuti yanjye, wihemukira Imana yawe. Icyo ushaka icyo ukeneye cyose Imana iteye kugikora, kandi izakugira neza. Aza gusoza abaye minisitiri w'intebe. Najya nkubwire nshuti yanjye, ubuzima urimo uyu munsi Uwiteka umwami Imana yaguhindura amateka, kuko umugambi Imana ifite ku buzima bwawe ni byiza gusa. Ngo yumva umuniho w'Abisiraheli, yibuka isezerano. Hari isezerano ufite ku Mana, kandi Imana iteye kugira neza no kugukomeza. Ngiye gusengana nawe wari ufite agahinda kenshi, ngiye gusengana nawe ntago wari umaze igihe warabuze ibitotsi, ngiye gusengana nawe amareri menshi, ngiye gusengana nawe wasaga nkaho watawe, ngiye gusengana nawe nta byiringiro wari ugifite, ariko Uwiteka umwami Imana araringiro. Mu izina rya Yesu, wowe urimo kunyumva, pfukama imbere yanjye ahangaha, pfukama muri aka kanya. Imana igira icyo ikora ku buzima bwawe. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ni wowe Mana yo kwiringirwa data. Nje imbere yawe mwami w'abami, kubw'agahinda kenshi kuri uwo mupapa, kubw'agahinda kenshi kari kuri uwo mumama, kubw'agahinda kenshi rya Yesu w'i Nazareti. Wowe urimo kunyumva muri aka kanya, wowe urimo kunyumva muri aka kanya, wowe unteze amatwi muri aka kanya, wowe urimo unkurikirana aka kanya, mu izina rya Yesu. Birashoboka yuko igicaniro cyawe cyari cyarazimye, igicaniro cy'umuryango wawe cyari cyarazimye. Uyu munsi wa none ufitiye inkuru nziza. Uwiteka umwami Imana yongeye kukugarukaho, yongeye kukugarukaho nk'uko yagarutse kuri Isaka, nk'uko yagarutse kuri Isaka. Mu izina rya Yesu, reka aka kanya imbabazi z'Uwiteka umwami Imana zize mu rugo rwawe, zize mu muryango wawe, zize mu bana bawe, mu izina rya Yesu. Ahari kurira kwararira umuntu, impundu zikavuga buke, mu izina rya Yesu bufitiye inkuru nziza. Buragukere muri aka kanya, buragukere muri aka kanya. Uwiteka umwami Imana yiteguye kugusanga, yiteguye kukurengera, yiteguye kukurwanirira, yiteguye kuguha ihumure. Mu izina rya Yesu, amarira urize arahagije. Mu izina rya Yesu, aharaga izina rya Yesu. Uwiteka umwami Imana ntago yitaye kugihumaze, kubihumaze. Agahinda ni kenshi, imbaraga zose z'umwani Satani zari zikwicayeho. Mu izina rya Yesu ndategeka akanya zirekura ubuzima bwawe, zirekura ubuzima bwawe. Mu izina rya Yesu ndirukana umwuka w'indwara, ndirukana umwuka w'indwara ku buzima bwawe, kuko ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo abamwiringira ntajya bakoze isoni. Kandi Zaburi y'103 arambwira ngo Uwiteka umwami Imana akiza indwara zose. Ndirukana intonganya mu rugo rwawe, ndirukana umwuka w'ubushomeri wari wicaye ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu uyu munsi wa none
ndagutangariza inkuru nziza, ndagutangariza inkuru nziza, kuko Uwiteka Umwami Imana yongeye kukugarukaho kandi yongeye gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Wowe uri munyumva, reka ngusabe kimwe, ndagusaba inshuti yanjye, mu mpera z'uku kwezi ndashaka gusengana nawe kubw'icyifuzo ufite. Uwiteka Umwami Imana ariteguye kugira ngo ahure nawe mu mpera y'uku kwezi. Hamagara iyi nimero yanjye 0788430085. iyo ni telefone yanjye, ushobora kunyandikira kuri email, kandi ndabizi neza yuko Uwiteka Umwami Imana azagushoboza kugira ngo ibyo byose ushobore kubigeraho mu izina rya Yesu. Reba email aho ngaho yanditse kuri ekara yawe. Inshuti yanjye, we warunkurikiranye, ndagira ngo muri ibi bihe Imana iduhaye ngo tuvuge ubutumwa bwiza kuri iyi televiziyo, kandi Imana irashaka kuguha umugisha wowe urimo kunkurikirana. Wowe icyo ngusaba gusa, kora subscribe aho ngaho hasi hari inyuguti z'umutuku, kandi birashoboka yuko inyigisho wayikunze, kandi aho ngaho handitse like, kandi biraba byiza niba mvuze ubutumwa bukakugeraho ukore share, kugira ngo nawe ugire undi muntu ubutumwa bwiza. Imana ikugire neza, turi kumwe, turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, shalom. Amen.